ari mu bitamwene hano yego kubita none mu maso haza isereri ugiye nunamye gutya nsize nafunguye amaso ndebye hasi ubona huzuye amaraso byukuri akazi yadukoreshaga yabona ko tutagashoboye kandi akabona ko n'imbaraga zacu ari nkeya twurira hejuru gusunika ikibuye ugasunika kibikanga kuva aho riri namwe ati mwabana mwe ibiryo mu byanjye murya n'iby'ubusa anyarazana ikabure yego iwusinga akajya inyuma agakubita none abantu bari barongo muri quartier bashaka ngo kuza ngo badufashe arabirukana aradukubita twatanye kwiparo nka saa 9 tunda tugera nka saa 2 bigera igihe kwa kundi usunika gutya kubera wakobotse amaraso agasigaraho yego ugasigara utitira gutya aradukubita kuko amahirwe turayirangiza mwe mumeze nk'abacakara ariko tumeze nk'abacakara ntimwamuwazaga se kuki agafata uruhu agakata muri bya bisebe byose agakata akanaga inyuma agakata yareriraga nyine yare twagize ako we ntabyuzi je hano aho hantu twabaga kugukubita ukarira cyabaga nacyo ubwacyo ari igihano ntabwo twariraga ariko ujye nabonaga amaraso ari kwinaga gutya hejuru andi amanukira ahangaha narariraga ubucakara mu bundi yego narariraga amaraka gukubita twe twahoranaga ibise bantu hose wagira ngo badukataguye yego mwavuye Kampala mugera i Kigali n'amaguru bitarimo kubeshya babawe none ikintu kibabaje gera twasabye ikintu bita lift ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri dusaba lift umunsi wa gatatu dusaba lift nta modoka nimwe yigeze ihagara by'ibyo ngina dutwaye tugeze mu kwanya ati rero uzi n'ikindi tutende n'amaguru bite n'icyo kintu mwahungaga bite n'ibyo n'ukuntu twatubaye mu by'ukuri kugera twumvaga dusa nko tubohotse kiyanje ukagendera muri kaburimbo hagati ibazo twakandagiye muri kaburimbo bigera igihe munsi y'ikirenge hagera igihe hahinduka naho nka kaburimbo haba umukara urugendo rwa Kampala kugera i Kigali n'amaguru mugira amaguru yarabyiye mutacyambana inkweto ntabwo uzashobora kwinjiramo ntabwo byashoboka ko ntabwo byashoboka kwinjira muhunga za nkoni mwaje kugera i Kigali se no kuvuga aho bwiza kuba n'ubu ngubu tutarigeze tuhagera n'ubwo twagwa tukigenda kuko ntabwo twigeze dukumbura inyuma yego ikaze mu kiganiro inkuru yanjye turi muri Sunday Park ni jardin nziza cyane muri kureba ahangaha iri Nyarutarama ahantu ushaka kwifotoreza gukorera ubukwe cyangwa gukora n'ibindi bintu bitandukanye no gutembera yewe ibyo wabikora ni heza cyane nkuko muri kubireba muhamagare izo nimero za telefone muri kureba kuri ekra zanyu turi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Thomas Sankara izina rikomeye rirakomeye izina ni ryawe ni ryawe cyane ntabwo ari wihimbye se nirikunda nka muntu navutse nyine nsanga niyo mazina banyita bagwe Thomas Sankara naramukundaga cyane yamukundaga papa niyo nasanze yaranyise ntabwo amubaje impamvu yakwise Thomas Sankara kubera urukundo yaramufitiye yumvaga ugomba kuba nawe Thomas Sankara ukora iki kugira ngo ube nka Thomas Sankara rero discipline ukajya yisuka discipline hagira ubangamira yego ntagira ubangamira ukora iki kugira ngo utabangamira umuntu uritwararika banza kureba ese gira biriya bintu je babinkoreye byanezeza yego nkabona ko bitaneza nyine nkabona ko na mugenzi wanjye bitamunezeza yitwa Thomas Sankara nkuko mumaze kubyumva muri iki kiganiro cyacu niyo tugiye kuganira mbere yuko tuganira na Thomas Sankara izina rikomeye cyane muri Afrika. Sasa reka mbabwiye ko abantu mwifuza kugura cyangwa guhahira ku maguriro akomeye cyane nka za Amazon, Alibaba, AliExpress, ndabikubwira umunsi kundi ko niyo hantu hizewe kugira ngo bikugereho amahoro. Ushaka kugura aho ngaho ugasanga biragucanze cyangwa ntabwo uzi uburyo ushaka kubikora, wanabigura ntibinakugereho kuko utazi ngo biri mu maboko yahe.
korana na Iguriro ubahamagara kuri 0781816180 ubundi ubashe kuba wabandikiye kuri WhatsApp cyangwa ubahamagare ubabwire uti ndifuza ko mungurira iki n'iki, shobora kuba ari imyenda, shobora kuba ari inkweto, shobora kuba ari amatelefone, shobora kuba ari mashine, shobora kuba ari imodoka, why not, icyo wifuza kugura icyo ari cyo cyose kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Dubai, mu Bushinwa, naho hose nawe wahagurira. nawe wifuza kugura Thomas Sankara murangiye kuri Iguriro kabisa. Byumvikane ko ushobora no gushyira muri telefone yawe, hari application yitwa Iguriro Shopping, ubwo ni Iguriro Shopping, cyangwa website yabo ni iguriro.com. Umuntu w'umutana wifuza kugura hanze murangiye kuri Iguriro mu buryo bwihuse express hagati y'imisi 7 na 14 umva ibintu babikugezeho, ibintu byoroshye cyane. Ndi kumwe n'umuvandimwe yitwa Thomas Sankara, nkuko nari nabikubwiye mu kiganiro. Thomas Sankara, nawe ufite inkuru navuga ngo y'ubuzima bwawe. Uyu munsi hano turaganira, tukaganira ku buzima bwacu, tukaganira ku nkuru zacu. Ni inkuru yanjye nyine, nawe ufite inkuru yawe. Turifuza ko utubwira ku rugendo rwawe, no kugira ngo tujye twigana, kwiga tunigira no ku bandi. Uyu munsi turashaka gufatira ku rugero rwa Thomas Sankara muri kureba ahangaha. Inkuru yawe itangira ukiri umwana muto cyane. Avukiye muri Kongo. Yego. Ko niho ababyeyi banjye nabo bavukiye. Igihe kiragira turaza tuza mu Rwanda. Ahantu twagiye bwa mbere ni ku Gisenyi, niho oncle yabaga. Yego. Ntabwo byari byoroshye. Wenda no muri Kongo ari indi nkuru, ariko iyo ngo ku Gisenyi niyo navuga ngo niyo nibuka, niyo nahagara n'amaguru yanjye abiri. Yego. Twageze twari turwaye, mama yari arwaye, natwe turwaye, ariko mu by'ukuri turwaye umunaniro n'inzara. Biza kugera igihe ababyeyi be ntabwo bajya biburira, atujyana mu kigo cyareraga abana baturutse ku muhanda, ababuranye n'ababyeyi, bwari nko muri 99. Mama niwo wabitwariye? Niwo wadutwaye. Hari ukuntu abantu babonaga uburyo twari tubayeho, bari banamenyereye naho ku Gisenyi, baramubwira ati nyamara hariya abo bana babafasha, atujyanayo. Inkuru najya nibagirwa aho hantu, tuhageze umunsi wa mbere twageze dushonje, baratwuhagira, baratugaburira, bigera nimugoroba nyine twumfatanye bwa ubuzima. Tujya muri ahantu twararaga muri Burende, ya mashitingi nyine abantu bararagamo ikiriya gihe. Yego. Turaryama nyine nk'abandi bana, ariko giye mu gitondo nabyutse nsanga imyenda bayijyanye nk'ejo. N'ijoro bayinkuyemo, nyambariye ubusa. Sohotse ati bayikwibye. Kwa gusinzira n'umunaniro nari maranye iminsi n'inzara. Byose usanga bayitwaye. Nahabaye niyambarira ubusa. Yego. Bakambwira ati abazungu nibaza bakazana imyenda bazaguha. Ubwo twabaye hagati y'ibyumweru 3 n'ukwezi, ariko nabagaho nambaye ubusa nikatakata. Bite none kwa kundi wambara umwenda ukagarukira nkaha. Yego. Hano ko aba ari inzobe. None hose mba igikara. Kuburyo umuntu yabonaga ndi hirya yabonaga nambaye, namwegera ngo ibyo bwose nambaye ubusa. Yego. Nyine byari bisekeje, yuko icyo gihe mamaze kwadukura ko twabaye igihe kitari kinini cyane. Navuye Gisenyi. Yego. Hari icyo kigo cyabaga ruguru y'ahantu Beneri yubatse. Turinda tugera mu mujyi hafi y'umusigitano bahazi, niyambariye ubusa ari hakurya. Ujye mu muhanda wambaye ubusa nk'umusazi. None siko nta kindi kintu mfite cyo kwambara. Yego. Kandi iyo myenda abana barayibaga, twanaga nyine abana bazi ubwenge. Oya yacungaga wambaye nk'umwenda mwiza. Nambaye hari ubusarubeti kera bwabagaho bambaraga bufite imigozi hano gutya. Yego. Akagugurisha nyine akawujyana hanze, bagasimbuka ikigo kujya kugurisha. Umva nyine navuye aho ngaho nambaye ubusa, ngera mu rugo. Ugera mu rugo aho mwabaga mu kigo cy'imfubyi? Aho tuva ngo mu kigo cy'imfubyi mama yaje kwadukura tuye kuza i Kigali. Yego. Ko nyabukuru yabaga ni Kigali. Ngera niyambariye ubusa. Wavuye ku Gisenyi ujya mu mujyi i Kigali? Igisenyi n'ubundi n'ahantu hatandukanye. Abantu wenda bazi Gisenyi haruguru ya Benera ikigo kiyaba nuko naheruka neza, ntago mpibuka neza, ariko twarahavuye tugera Gisenyi noneho hafi ku musigiti, niyambariye ubusa. Wafite imyaka ingahe? Ndi imyaka nk'irindwi gutyo. Ntago nari wari ukiri mutoya. Numvaga nta soni ufite? Nta soni wowe ufite. Ubyo byose umwana ntago bamwita nk'umuntu mukuru. Yego. Nuko tubaho icyo gihe mama atuzana i Kigali, tuza dusanga nyogokuru.
dutangira nyine kubaho neza, none twatangiye gukira, mama nawe dutangira nyine kumera neza. Hari undi onkle wabaga i Bugande wari ufite amafaranga w'umukire, araza dusanga aho ngaho, aratubwira ati okay, bano bana rero bamemba jyana i Bugande ngiye kubigisha. Yego. Abadukubise mu kimodoka, afite ikimodoka, imodoka kera byabago birebire byafite amapine mare menshi cyane. Yego. Adukubita imbere mu modoka, turagenda tugeze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Yeah. Tukihagera tumaze kwambuka tugeze i Bugande. Abadusohoye mu modoka, atubwira tumwege mugende inyuma. Yego. Inyuma mu kimodoka handi bapakira. Yego. Twavuye i Bugande, twavuye nko ku mupaka tugera aho twari tugiye. Mu kimodoka inyuma. Izuba, ivumbi. Niswe kuki bakuye imbere. Ora yari icyo gihe yarashatse undi mudamu, yari abadamu batatu. Yarashatse undi mudamu nyine ukiri mutoya. Yeah. Ino kugira ngo bagende nyine ndakeka bagende bimereye neza tutabangamiye. Yego. Dukubita inyuma. Ewa, turatesika. Uzi gufata ibinya bikaza mu maboko, mu maguru ibinya bikaza nyuko buryo wifata. Ukajya ugenda hirya ugera akiza no kwenda kaburimbo yari ihari ariko ntabwo yari imeze neza. Twagenda tugera i Bugande. Ariko mu byukuri buryo yari atujyanye ntabwo yari atujyanye kubera urukundo yari adufitiye. Nkeka ko ari nk'inyungu yashakaga kuko twageze mu rugo, bango mu rugo rwe ubuzima bubi buratangira. Yego. Narasubiye inyuma gato turi ngo mu muhanda tuza. Je narafashe mu ntoki yaza ibinya no mu maguru. Sizi ku imodoka yitereye hejuru ndasigara. Yego. Nikubita muri mu muhanda w'igitaka kuko twafashe undi muhanda. Mukuru wanjye arakomanga ati aratakaye. Muzehe yaravuye mu modoka niyo munyambere nakubiswe. Muzehe yavuye mu modoka agenda cigiti. Iba. Ntabwo yatinye ngo naviriranye nazanye ibikomere. Cyane avunitse. Tutakaruti. Ntabwo afite uburyo musobanuro ngo ibinya byari byaje. Arankubita. None anje kumwita aza nkurura gutya mu muhanda. Anje aranterura anaga mu modoka wa muntu ubonaga ari mwiza ari onkle wawe atangiye kuguhinduka. Yego. Arakiserera. Ubwo mu modoka inguyemo ntabwo yaguye mpagaze. Uko imodoka yagendaga ino ndyamye nkikubita inanga igafunga feri nkikubita. Uburyo gutya. Aho tugerayo mara nk'iminsi 3 wa munaniro utukirimo. None adufatanya na wa munaniro akavuga ati ibintu byana ntago bikora nta kintu bimaze. Uncaho kubita urushaho kubita mudamu we nawe nuko. Tubaho gutyo tugira ngo byibye ibintu by'iminsi mike yabanda bizarangira. Birangira tubaye nk'abakozi biwe mu rugo. Yarafite urugo runini. None ageje ngo umudamu yarakuye inanga amenye ko yarafite abandi badamu babiri. Umujinya none urazamuka. None wa mujinya akajya awudutura. Yego. Umudamu etamwanga. Nyine ntandi mahitamo yarafite. Yaramaze yaratwise yagiye kubyara abona nyine ntandi mahitamo. None amaze kumenya ko afite abana benshi, amaze kumenya ko afite abandi badamu. None wa mujinya wakoraga kosa gato. Akabikwitura akagukubita none amuze yatani mugoroba akakurega. None muze ngo agaragaze ko afite power akazi kugaragarizaho none akaguhonda akabisuka ati ibi ni ibiki none. Ndi ku munsi umwe nigeze gutura urufunguzo rwo kuri toilette. Araza atashye ashaka urufunguzo ararubura. Ninde warutaye ati nigiye. Narushize mu nguni umwana wari uhari muto yararukambakamba agenda yarujugunya. Araza aramfata. Hangari inkovu hano. Yego. Ndayibona. Yes. We kunyakubitaga ntabwo yakubitaga nyine nk'umuntu ari gukubita umwana. Yagiye ngo arimo ararwana n'undi muntu umugabo mugenzi we. Anje aranterura gutya anaga inyuma. Yego. Byahindukiye abona hano habyimbye yakubise nyene abona hano habyimbye. Anje itayongera ndyamisha hasi. Arankubita kugeza n'iki gihe. Iyo nkozo gutya hano inyuma. Cyangwa nkamanura ushaka kubibona namaze icyumweru. Utagenda. Tagenda ni mora ndyamye. Wakwiswe zirufu na onkle wawe. Icyo gihe mukuru wanjye ajya agafata inyarabasanyura azizi. Yego akazivuguta akavanga n'ivu. Akaza akomekaho hano nyuma no ku mugongo. Ubuzima bubi butangiye gutyo. Ndibuka icyo gihe yaguze ihene 100. Akatubya ngo tujye kuziragira. Mu mujyi Kampala nko kwa butuye nko kuri Ontracome ukajya kuragira ubwo ni hehe Rwandex. Kuri Rwandex. Urana kuva kuri kuva na kuri Ontracome ujya Rwandex unyura mu mujyi hagati.
yego ihene 100 ziragera igihe zirabyara zigera nko mu 130 by'ukuri kabaga ari akazi katoroshye rimwe na rimwe ukajyana ihene gutyo wazigeza imwe ikabyara uriya abana nkayibyaza kabisa yego wita ubu umushumba w'ihene njye na mukuru wanjye ihene wataha gutyo ndamwana bazikampara akavuyo kaba gahari ihene bakayigonga ukayikubita ibitugu mu mujyi uvuga mu mujyi hose bari ubwo urabizi mu mujyi hagati uva kuva nko kuri 40 ukagera Rwandex hose bari batuzi umwe yajyaga imbere y'ihene undi akajya inyuma ugiye nkakubita izimyuma uriya izigagenda zimukurikiye ari nako hari imodoka ukakata mu mamodoka ukakata mu mujyi aravuga ati mwabana yene bose ne kundi kubagara ikajya mu modoka ikajya handi ukiruka ngo ajya kwishaka ruvuga rimwe na rimwe wazicyura ari nka ninjoro ko akunda kuba jamu ninjoro rimwe bakabara igonze tukayikubita ibitugu ukayicyura rimwe wajyanye ihene wenda 125 ugaruye zikabyarira ugaruye ugasanga ibyaye nk'abana bane ukayibyaza ugakubita mu ikarito ukazicyura rimwe hari igihe wayibyazaga cyangwa se bayigongaga ukagera nko mu rugo bakagukubita bagoza bayigonze ureba nta kindi kintu bagomba kuba wasobanura nisubwo urumva iyo waragiraga mu muhanda umva ni hari kaburimbo hari imodoka nyinshi cyane Kampala ibyo byose n'umujyi ucucitse cyane mu modoka ku bantu bagiye Kampala barahaza wagiye gushaka tuvuge nk'ahantu hashaka kuba ari utwatsi yego ukagenda uragira n'amajaride byose n'amajaride no mu bishishwa aho bakundwa kujugunya imyanda nose wabonye hano hari ibishishwa uzabimotero karujya kuragira ntabwo byaga byoroshye ndibuka muzee hano twakunda kuragira akunda kuza kudusanga yaratubwiye ati sinzigere nza ngasanga mwicaye buje mujye muhora muhagaze muragira ihene zanjye ubwo yaza agasanga byuza ntwamenyaga naturutse ko yazaga mu modoka ugasanga yakuguye hejuru yaragukubitaga ntago yite ngo uri mu bantu cyangwa abantu baramureba yaragukubita kandi ukuntu yagukubita ntabwo yakubitaga nk'ari gukubita umwana cyangwa se ari kuguhana we yakubitaga nk'urukura n'umugabo mugenzi we izo mu nda izo mu mutwe izo nubwo yamara gukubita ucyumva mo kananiwe nibwo yakuryamishaga hasi noneho akagukubita fresh none baza baradukubitaga abantu bareba abantu bakumirwa hari ahantu twakunda kuba turi abajuri bavaga mu mujyi kwiba niho bazaga kugabanira ibintu byabo aho ngano twaragiraga bari baratubwiye ati rero tubona muzee wanya bakubita cyane atariko nta muntu uzajya bakubita nta n'umuntu uzigera biba ati mwe tuzatubarindira umutekano yewe ni ihene zanyu nta muntu uzajya uzikoraho abajura ba Kampala nibo bagufashije nibo badufashaga kuzirinda yewe no kujya undi muntu duhoza ubwo we ntabwo wigeze ujya mu utwo dutsiko tw'abajura oya twaga tubirebera aho ngaho ukuvuga warabirebaga gutya nyine hari bavuga nk'iyo ngiyo polisi kabirukankana bakaza bakitsimba ntabwo bamutangaga baza banyuze ntabwo twabo urumva mwakoranaga n'abajura kujya yo dukomeze tubebonye kuko iyo tudakora nawe nazo bari kuzibona none yari kutumanika muze no yari kutwiyicara bikarangira bivuze ngo mwe mumaze kumenya utuntu twose twa fake abajura byabyo twatubizi kwa batisha barabakubita ariko na baradukubita ariko mwe babakubita nabi byibuze natwe dutanga amafaranga bakatureka ariko mwebwe mwaragowe kabisa so nuko tubaho hantu mu byukuri yo twava nko kuragira gutyo tugataha mu rugo wenda nyene bayigonze ikintu cyatubabazaga ntabwo twabazwaga n'inkoni badukubise kwa ko ihene bayigonze twababazwaga izo hene kuri twe twazifataga nk'abavandimwe kuko iyo twaba turi muri urwo rugo nta mahoro twabaga dufite ahubwo twajyaga kuragira nibwo twumvaga twisanzuye ndibuka umunsi umwe nigeze ya kuragira ntashye nsanga ihene imwe yatakaye gutyo mu muhanda subira inyuma njya kuyishaka ngarutse nsanga muzee ngarutse nsanga muzee yicaye ku rubaraza nka gutya arambwira ngo uvuye ambwira ati nene nayisize yari yatakaye none namvuye kuyizana arambwira ngo genda uyibikuze hano ndayishyira mu kiraro ndagaruka mfukama imbere wabize umuco wabo arukumuza ugapfukama imbere y'umuntu mukuru akuramo kamambiri ya umoja arayinkubita mwene hano arakubita none mu maso haza isereri ugenda unamye gutya nisizwe nafunguye amaso ndebye hasi
ubona huzuye amaraso. Yeah. None iyo gukubita ukabona urakomeretse cyangwa ugize ikindi kibazo. Yari amaraso yawe se? Yanjye. Aturutse he? Mu mazuru. Mu mazuru. Kubera gukubita cyane. Yeah. Iyo gukubitaga gutyo cyane akabona ugize ikibazo nibwo yongezaga none kugukubita cyane imba yagira ngo nibwo uri kubyumva cyane. Umubyeyi wawe yagukoreye ibintu nk'ibyo ngibyo mu ruhe rwego? Nyine ni nka kwa kundi nyine uburera umwana utari uwawe nabe wenda navuga ko yabakubise ariko niyo bigeze kundi utari uwawe kandi koko wumva ko adashoboye sinzi yabikoraga inshuro nyinshi. Nakubwira wenda gukubitwa byabaga n'ibintu twe twaramenyereye. Ibintu twe twaramenyereye. Kuki utahagurukaga mugende yari yaguforomase mu mutwe wumvaga waguruka ugiye ntawe wagomba kujya nubwo twageze gutya ari muri famille nta wundi muntu hanze twari tuzi. Ibaze tugera ngo aho ngo muri yo quartier bite no kuna abana batubonaga badufata n'abana nabo gwabo muri quartier nabo baradukubitaga. Iyo twagiye kuragira iyo tutari mu rugo cyangwa ku ishuri ugiye kuri boutique yabagutumye ahantu umwana yarazaga akagukubita kuko nturi bujye kumurega iwabo nturi bujye kumurega iwanyu akakwita nakagukubita ugakizwa n'amaguru. Na papa wagiraga arisikiye muri Kongo. Yasigaye muri Kongo ngo twazanye ubwo na mama. Ndetse icyo gihe iyo wumva wabonaga ukubitwa n'umugabo utari papa wawe ni nyokorume yego ariko n'umubyeyi wawe ko si papa wawe ntabwo wahita gutekereza kuri papa yaba papa twari turi kumwe kuki ahubwo twebwe twakuze batadukubita kuri iyo myaka kumvaga ko ari bwo buzima bw'abantu bose babayemo ko abana bose ari uko kuko gende wanigeze kubaza umukobwa twiganaga ku ishuri tuvuye muri vacances ndamubaza se we dadi wa uncle yarambwiye ati muri vacances yagiye gusura oncle wiwe ndase oncle we yaragukubise arambwira ati wapi mugiye yankubita te none nangira kubyibaza abandi bana ntabwo babakubita umva ngo niho byahise. Wumvaga ko abana bose bakubita ari itegeko gukubitwa ariko urumva kuratandukanye gukubitwa kugira aho uva amaraso kugira aho ibindi ntabyo ibindi byo abandi bana cyangwa se uburyo ntabwo nari imbizi numvaga nyine ko ari gutyo ubuzima bwubatse. Iyo umuntu ukuze iyo uri umwana umuntu mukuru nyine agufite ubushobozi bwari bwo bwose niko wari ubizi niko nari imbizi kubahaga cyane se kubahaga cyane baranadukubitaga ntirugubaza wese ujye gusobanura ikosa ryo ntabwo twasobanuraga amakosa yacu. Iyo yabaga yafashe umwanzuro wo kugukubita yaragukubitaga. Iyo yabonaga ko icyo wakoze ari ikosa we yaragukubitaga. Ndakubwiza ukuri mu myaka ndibuka rimwe yigeze kuzana imodoka ini yipakurura amabuye ayiparika hafi y'igipangu aratubwira ngo tugende tujye kwipakurura. Byukuri akazi yadukoreshaga yabonaga ko tutagashoboye kandi akabona ko n'imbaraga zacu ari nkeya. Twurira hejuru gusunika ikibuye ugasunika kibikanga kuva aho riri. Nawe ati mwabana mwe ibiryo mu byanjye murya n'iby'ubusa anyarazana ikabure yego yusinga akajya inyuma agakubita. None ndibuka ahantu bari barongo muri quartier bashaka ngo kuza ngo badufashe arabirukana aradukubita. Twatanye kwiparo nka saa 9 tunda tugera nka saa 2 bigera igihe kwa kundi usunika gutya kubera wakobotse amaraso agasigaraho ugasigara utitira gutya aradukubita kuko amahirwe turayirangiza. Mwe mumeze nk'abacakara ariko tumeze nk'abacakara ntimwamubazaga se kuki usubye ibintu bari kubihera hejera ntaho twagombaga guhera ntaho ubabaza ute akibaze ahantu twege twakuriye sibyo ku buryo byageze natwe tubona ko aho hantu duca kuba ari icyaha kuba duhari no muri quartier n'uburyo twagaragaraga imbere y'abandi bana twagaragara nkaho turi ikibazo. Ibaze kugenda muri quartier bite no kunwanyu bagufata abana bakagukubita abagenzi bawe murabana kandi tungana bakumva ko twige tutababara juste kuko mwakwitwaga by'umurenge. Ntabwo yitaga ngo uri hehe ngo uri mu muhanda oya bivuga nose wabaguri wabagiye kwishura ugiye kuragira cyangwa wagiye kuvoma wumvaga ko ijisho rya muze ririmo kukureba ukagenda wibombaritse bagukubita nyine ugatuza ukavuga ati ibyo byose bari marandeba. Ndibuka umumama umugore wiwe mukuru wanjye igeze kurwara zari indwara kirabaga yitwaga ibihushi
yego ndayizi. Ararwara noneho akanyogoshesha urwembe kandi hari mu mujyi yamakuru nyogosha nakajya karumwogoshesha ni nk'amashusho nyine aba adashaka kwibagirana mu mutwe. Noneho we yamara nakamushiramo isabune akamwoza mu mutwe, yamara agafata urwembe agahera hano yajya kurangiza umutwe hano hose amaraso yuzuye. Ibyo mbyibutse kugeza n'isaha mba numva agafata uruhu agakata muri bya bisebe byose agakata akanaga inyuma agakata. Abantu bakamubwira ati nyamara hari umuti umeze gutya na gutya, ngo ya uko nzajya mbikata buri munsi ngo bizagenda bishirayo. ntashaka kubavuza, ntashaka kutuvuza. Uko agenda ati uko nzajya nkata buri munsi bizagenda bizamuka ngo bishireyo. ukomora umubiri w'umwana gutyo umwana se ntarire. Yareriraga nyine yare twagize ako we ntabyuzi aho hantu twabaga kugukubita ukarira cyabaga nacyo ubwacyo ari igihano. Ntabwo twariraga. Nge ndibuka ntabwo ushaka kumbwa kuntu bakogosha gutya bagakuraho uruhu rw'umutwe nturire. Ukurangiye wagamo kumwogosha nijye wabaguri yarandi kurira. We ntabwo yabibonaga, yumvaga ububabare ariko ujye nabonaga amaraso ari kwinaga gutya hejuru andi amanukira ahangaha. Twari gucakara mu bundi. Yego narariraga nkarira agahaguruka nkarabyibuza ko akiri muzima nta kibazo akavamo amaraso gusa. Akagenda akamwoza. Noneho ubwo iyo yamaze nko kukogosha gutyo tukagenda mu muhanda wasangaga nk'isazi zimuri ku mutwe bya bisebe isazi ku mutwe umunuko. None bigakubitana na za nsinga babaga badukubita twebwe wasangaga ko yadukubitaga urusinga wasangaga hano hari shushanyije insinga aha hose ku maguru hari udusebe nyine twa hato na hato. None ugasanga amasazi insinga zishushanije ku mubiri bose abantu bari babizi, abantu baratubonaga ugasanga urana umuntu akaguhindukiza gutya akajya kureba usaga insinga hano ku maguru hose mukomere. None uvuga kubita bya bisebe biba biri ku mubiri n'andi biri ku mutwe ukabona umuntu wese yuzuye amasazi. Asa umwana agenda agira gutya mu muhanda. Ku ishuri nta mwana ugushaka kukwikoza amasazi nayo yagenda gutuma kuko za nkoni byose za nkoni yani byo mu mutwe. Muri quartier nta muntu ugomba kukuvugisha nyine ni gutyo bigera natwe twumva bakibaza akibaza aho hantu. Je ndibuka umunsi umwe nigeze kurwara amashyambura yazi. Yego ndarwara babonye bindembeje banjyana kwa muganga bantera inshinge bamana ibinini ndanywa. Noneho kubw'amahirwe kuko icyo gihe ndwaye ntago bankubitaga bari bamfashe neza ndyamye hari kubw'amahirwe mabi je mvuga ko ari amahirwe mabi mbona ndakize. Mu gukira hari ibinini byari byasigaye. Ibinini nabinywa nkumva birantera ikindi kibazo nigira inama kujya mfata bibiri uko ngiye kujya kuragira agenda nkabijugunya. Sinzi ukuntu ari mvuye gutya mu igaraje uko twe niho twabaga nsohotse nkubitana n'uwo mu anti wo mugore we arambaza ngo ibyo n'ibicyo ngaho mu mufuka. Nambwiye ati nta kintu kirimo. Arambwiye ngo hano turebe. Ndagenda ndamwegera akora amasangamo bya binini. Arambwiye ngo arubijyanye mubwiza uko nete nangiye kubijugunya. Gahunga arambwiye ngo icaraho. Arateka arangije guteka. Anje afata ya safuri ishyushye ahita yinkuza ngo ukaboko anga hari inkovi hari hano gutya. Yego. Ishyushye. Ahita amaze kukuramo akahunga ahita azana isafuriya baba. Ahita yikoza. Ako kanya nese numva nta kibazo. Urashye. Ndashye. Nyine numva ndababaye. Ndagenda njya kuragira. Nagiye kugera usanga uruhu rwabyimbye rugera nkanga gutya. Ubwo retwa mwakorerwaga umunsi ku wundi mukabikorerwa naho twakwita n'ababyeyi banyu. Ntabwo byigeze biguhungabanya wenda icyo gihe urumva ntabwo wariraga ntabwo ufite uburenganzira bwo kurira. No. Uyu munsi ntabwo bugigeze biguhindura undi muntu wundi Toma. Ntabwo kabura. Ntabwo kabura mbese muri make ntabwo kabura. Ujya gusanga ugasanga ujya gusanga ugasanga hari ikindi hari ukundi kuntu umeze. Ko mwenda nk'urugero nk'ubu ngubu nk'abantu ukuntu twakuriye nk'iyo bajyaga ku meza ni hano bahitaga bakubwira ngo ibyanyu biri hariya mu gikoni. Mu by'ukuri ukagenda ukajya kurira mu gikoni ukagaruka reba uburyo bo bateguye ameza bari kurya kuba ari ababosi nyine ukumva urabyifuje nawe. Kumva ku gahinda. Ndibuka mu mama uwo mugore we
hari uburyo iyo najye nabona nakuzikosa kuko ngo hari urugo runini twanagamo n'ababyara bacu, hari uburyo winakoraga nk'ikosa yanjyanaga mu cyumba cye, harano nicaraga nkanga imbere ye, wakicara ku gitanda nkicara nkariya, mara akambwira ngo zana akaboko hano mafite inkovu hangaha, yajombaga mu rwara akarwinjizamo. Buri gihe uko nakoraga ikosa, iyo nabaga mpagaze mu bandi we yaramfataga kwaje akajomba hahandi, kandi sintake anakashira buri gihe kugeza n'ubu ngugeze kanya inkovu ntabwo yigeze kugira ngo ntaho yigeze ije. None nkicara imbere nkaha, agafata imfunguzo z'inzu ko yari inzu nini, akazishira ku kirenge cyanjye, ko ngiye nabaga nambaye ibirenge, baragakandagizaho ikirenge kiwe. Pole sana. Akambwira ngo uzongera, akambwira toya uzongera, oya. Yamara agahita afata akakaboko akajomba mu rwara, agafata akamabiri y'umoja kubita akankubita, yatangiye kunkubita mureba, akajya kurangiza ntakimubona. Ubwo yamara kunkubita yumva anezerewe, akambwira ngo haguruka. Yahaguruka, namara ugera akambwira ngo reba hano, kahindukira nkamureba, akambwira ngo seka. Kandi ubwo yankubita gutyo ntago nabaga nemereye kurira. Kurira byo ni ikintu ntabwo cyabagaho, ikiniga wakigumanaga, wagiraga uburibwe bwawe ku mutima, ukagira kubabazwa kw'inkoni no kutarya byubuze ngo unafunguke. Nyine ubwo akambwira ngo hindukira hano urebe hano, nkamureba, ngaho seka. Yana ngaseka, ngo seka neza se nyine, ngaseka, guseka, ureba hano, seka, ngaseka. Akambwira ngo ngaho genda. Yamara kugenda akaza nkurikiye arebe ko bari bumenye ko avuye kunkubita. Yego. Nyine nkagenda nk'ibisanzwe, nkakata, nkajya mu bindi, nkajya mu kandi kazi. Yego. Buri gihe nuko nguko nuko. Niyo naguraga, niyo yantumaga nk'ikintu wenda nkakibagirwa kugira ngo ajye kunyereka cya kintu yantumye ko. Yahitaga jomba hano. Ndashaka kumenya byaguhungabanije iki kuva icyo gihe kugeza uyu munsi? Ntabwo ugeze ubasha kurira, nibwo ugeze ubasha kugira ubwuti ndahohoterwa, nkoreshwa ubucakara, ndakubitwa. Ibyo ni uburetwa, niko bacakara bafatwaga. Byaguhungabanije iki iyo wisuzumye ugasubiza amaso inyuma? Mbona ko wenda nka mbere numvaga nyirwa ko abantu bose babayeho, ko ariko abantu bose bakura, ariko byibuza uhura akenshi nta nubwo nigeze nkunda kubivuga. Usibye nk'abantu wenda, usibye nko mu muryango wenda bakeya nkanjye, ntabwo nigeze mbona umwanya wo kubivuga cyese kuba nabiganira n'abandi. Usibye kandi uhura n'umuntu ahubwo ati ni gutyo byagenze, ni gutyo wabayeho imyaka yose, se ni mbona umeze gutyo. Wenda hari uburyo we aba yarambonye. Usibye ona nkango muri urwo rugo iyo kuvuga byabaga ari icyaha, twaravugaga utuma turasakuza, twaceceka bino byana bitavuga. Ntabwo twatuzi ngo niki kikosa niki kitari ikosa. Ubuzima bwose usangaga rero no guceceka. Ugasanga abandi baraseka, ariko bamwe baraseka iki ubundi. Nyine nkumva jya ku kanya ntabwo byahita biza ngo seke. Uyu munsi ubwo se komeza. Uyu munsi kumva uracecetse, hari igihe kumva ntabwo ushaka kuvuga, kwerekura mu bandi, ndaseka se ubundi ndaseka iki? Burya iyo usenga hari ibintu bimwe mugenda bihinduka. Waje gusenga. Yaje gusenga. Mbere yo gusenga rero. Mbere yo gusenga. Mbere yo kutangira gusenga. Numvaga mbaho jyenyine. Nuvuga buri munsi numvaga murakariye. Cyane cyane no abantu bakuru banditswe ngo ni bakuru. Numvaga mbarakariye. Numvaga nyine nta numwe ugira icyo yamfasha. Nyine numvaga bose ko ari abantu biteguye kuba bampemukira kugira ngo bagire icyo bamfasha. Numvaga bose ari nyine numvaga ko bose ari abume, ugasanga nyine nanabagendera kure cyane. Ariko bite no gusenga gurana wena nkashimira na pastor wanjye, Pastor Placide, niwe waje kumbwira ati rero ntawe ufite ibibazo nimeze gutya na gutya, nyine akashaka kunyereka inzira yayo. Ujya gusanga koko ugasanga ntumeze nk'abandi koko, ugasanga hari ikindi kibazo ufite ku mutima. Ariko ko iminsi igenda ishira, uganira n'abantu, uvugana n'abantu, uvuga ibibazo byawe, unasenga, bigenda bigeragera bigajya bute bigahinduka. Two ndibuka aho ngaho muri urwo rwano twabaye, twamaze imyaka 3. Wenda gutyo umuntu agenda kubita hejuru, biri hejuru, twabaye imyaka 3.
tutaba mu nzu, ntabwo twararaga mu nzu twebwe. Oncle afite imodoka yirazaga hepfo ku muhanda, kuko igihe cya kimodoka kinini kitashoboraga kuba cyaza muri quartier. Muri myaka 3 yo twabaga iyo ngiyo muri yo modoka, saa moyo zageraga saa 2, twaba twariye, twaba tutariye, twagombaga kuba turi mu mwana abazamu babo. Twarabazamu babo. Mama yigeze amenya icyo kintu cyababayeho? Yarabizi. Kwa musaza we yarabizi. Yabimenye? Yarabizi kuko ari mubyara wanjye. Yarambwiye ati sha Peti, mbona uburyo bagukubita, reka byibuze nzagusubiza iwanyu rimwe. Nzagusubiza. Umwana w'uwo musaza se? Yego. Mbona bagukubita aho ujya ngo uzapfe, iwanyu batakubonye nawe utongeye kubabona, reka nkujyane i Kigali. Arambwira ati akonyemerera ninkugeze i Kigali nijya kugaruka tuzagarukana. Ndambwira ati okay ndabyemeye. Aranzana nyine musobanura ubuzima twari tubayemo. Naravuga ati nta yandi mahitamo. Mama arababara. Bwira ko icyo gihe ari nyogokuru na mama babanaga nyine barababara. Mama ubwo urumva ntiyahise avuga ati kuki musaza wanjye kuri ibintu nk'ibi? Yarabivuze barumirwa. Ariko nyine bitewe n'ukuntu bari bamuzimye, navuga imico itari myiza, barumirwa nyine. Igihe kiragaruka biragera none ndagaruka icyo gihe wenda. Ndangaruka wenda aho ngavuga wenda twabaye imyaka 3 twibera hanze. Naho ntabwo bwari ubuzima bworoshye kuko ndibuka iyo twararaga muri iyo modoka muri iyo myaka 3, ntabwo twararaga twese mwimbere handi kwa shoferi. Oya. Umwe yaryamaga amasaha 5 hejuru ku kimodoka cyaba gipaki handi bapakirira. Yego. Umwe niho yararaga, undi akarara imbere kwa shoferi. Amasaha 5 twonye tugasimburana. Imvura yagwa itagwa, umwe yari yanje akaryama inyuma, undi akarara imbere. None imvura yagwaga wajyaga munsi y'imodoka ngo batiba ngo ibyuma cyangwa bakaba bayipakurura. Twari abana. Imvura yagwa kajya munsi. Nono ikintu cyabazaga n'ukuntu muzehe yazaga nka ninjoro, byuze wagwe nk'agacuwo wenda wasinziriye, akaza kagufata hejuru ku modoka. Ntabwo yakubyutsaga, yahitaga azamuka gato akagufata, kamanurira hasi, ubwo ukahita ukangukira hejuru. Fata hano mu ijosi, kubita. Ubwo niko ari gukuramo n'umukandara. Amara kagukubita. Twe twahoranaga ibise abantu hose, wagira ngo badukataguye. Yego. Kubita agatero agashira gutya ku modoka, gukubita ingumi zo mu ndi, ingumi zo. Yari rwana nkari kurwana n'umuntu mukuru, akagukubita ingumi zo mu nda, gukubita ingumi zo mu nda. Ntabwo byoroshye, n'ubuzima bukomeye cyane, Ntabwo gutyo umuntu agenda binyura hejuru. Ariko ntabwo byari byoroshye. Ndetse mbwire, waje kubona tugana ku musozo, waje kubona ko byaguteje ikibazo ryari? Byanze kunze ntabwo wagira ubwana nk'ubwo ngubwo. Mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana apfira mu iterura. Cyagiye ukiri muto cyane. 2018. Nibwo natangiye kubona ko bishaka kuba ari ikibazo. Kuko hari igihe ujya gusaba ugasanga abantu barasetse, koko icyo kintu kirasekeje, ariko ukavuga se kubera iki? Ugasanga ibyandi bishimira si byo wishimira. Ukavuga ati nyine ugenda nyine n'ubu ngubu hari ibindi mba ngenda nkivumbura, ariko iyo bimaze kumera gutyo ugerageza nyine ntibiguherane. Ukagaruka mu rugo, ugashaka n'ukundi abandi bantu babaho, ugashaka nyine kwisanisha n'abandi. Yego. Ujya ugira ibyishimo byuzuye, kumva ufite ibyishimo, uranezerewe. Sinzi iby'abandi kuntu babingana, ariko ibyanjye nyine iyo mbigize birarangira. Siba nzi ngo bigarukiye he cyangwa ni byinshi n'ibikeya. Ngaho nguko. Nuko nyine twaje kugira nyine turahava. Mu by'ukuri abantu twabaga nta cyumba twagiraga. Iyo twajyaga kuryama ku yari inzu nini, bari barubatse garage ku ruhande babikagamo ibitiyo, ingorofani, ibintu byose byataye agaciro niho bajyaga kubibika. Twe niho twari tugenewe kuba. Ndibuka iyo muzehe yabaga yagiye tuve nk'isafari bikitwa ngo tugiye kuryama mu nzu, twafataga amakarito tugasasa mu ngorofani ukaryamamo mu ngangi. Turi mu nzu ukaryama ingangi. Yego. Uri mu nzu ukaryama ingangi, ukaryama muri iyo ngorofani. Ndibuka umunsi wa mbere turyama ku gitanda, je narahanutse ndagwa. Bazanye igitanda cyabyo biba bigerekeranye. None twatuvuga ati umunsi tuzakiryama, umunsi muzazaba yaje tukaryama ku gitanda, nzaryama hejuru. Yego.
tugategeza azagenda ryari ukwezi kugashira umeza biragashira ameza atagashira kubw'amahirwe tubona muze yaragiye agiye safari ngira mukuru wanjye tugenda aryama hejuru uraryama hasi njya kuryama hejuru iryo joro nararyamye kwa kuryama nyine ahantu heza nashidutse naguye navuga ngo muri bya bigorofani Rwanda nabyumvamo nirukanka mu gitondo babyutse bankubita yego baba we barambwira ati wowe udusakuriza nkana twa tuzi ko ari abajura wahamaze igihe kingana iki twamaze imyaka 3 muri ibyo bintu ubwo buzima umeze gutyo imyaka 3 mwaje kuva gute rero bya tuhave byaje kugera igihe abana twagezeho muri quartier baratumenyera nyine babona ko ari gutyo tubaye nta ribi ryacu none kwa gutera story n'abandi bana mukuru wanjye yari umuntu wakundaga movie none muzi amaze kujya kuryama tugeze igihe cyo kujya ku modoka yambye ati hari filime ziri kunyura kuri televiziyo za Chick Norris njya numva bavuga ku ishuri ngomba kujya kuyireba aranyonyomba aragenda je gute no kunene arahamutse n'inkoni bankubitaga magarara ku muryango w'akageti hanze ubwo mukuru wanjye yacana televiziyo shama kavura imigato ari kureba yicaye mu ntebe ntabwo twemere kwicara muri sala uramucungira oya bafira uramucungira nyereze njyana ati bagukubite wenyine inkoni bankubita zirahagije kuko we bigaga amasaha atandukanye n'inkoni bankubitaga nawe kimwe nizo bamukubita yego abasamisha basangaga mu rugo nagiye no kuragina niyo wasangaga amafuti menshi ko none bakundaga guha akazi kenshi nari narahamutse rero aragenda yicara muri salo cyo gihe muze araza imba yaramwumvisha azanyonyomba amuturuka inyuma bana arukuntu kera abasaza basanga bafite wenda nk'icumu inkota mu nzu cyangwa ikindi kintu cy'intwaro yego aturuka inyuma arayijomba ayijombye arayumva arasimbuka asimbutse aramusimbukana peti ariruka nanjye ubwo numvishe mu nzu bikaze mpita niruka nganjye mpita ninjira mu modoka yego peti we ntiyaza mu modoka ariruka ngo bitewe n'ibyo yari amaze kubona inyuma nanjye mbibona ntago nari kujya mu modoka nanjye twari tujyana peti ariruka aragenda araza asanga modoka mukuru ari he namwe ati namusize mu rugo arankubita iki kusinari nzana arambaza ari he agatero gakubita ku modoka nuvuga niwa muntu ashaka ko yaterura nk'umutwe agakubita ku modoka afite cyane urwango rukomeye agagushira hasi gukubita sinzi byari byararenze kuvuga ngo baragukubita ko twe twiberaga n'abantu bari barumiwe muri quartier umunsi wa mbere mukuru wanjye niyaza umunsi wa kabiri mukuru wanjye niyaza umunsi wa gatatu ntiyaza ubwo nkajya nava ku ishuri nkakata mu makarite nkajya kumushaka nkamubura nkajyana wenda muzi nkamubura rimwe najya kuragira ihene nkazisigira babajura nkajya kumushaka ahantu nabaga natekeza kuba yabari ndamubura umunsi wa gatatu araza wa kane araza arambwira turabizi ko iyo najyaga gutyo mu modoka iyo baga bamaye ibiryo naragabanagamo kabiri bimwe bishira mu gashashi nkabijyana bati byibuze araza kuza iyo najya kurya nabitaye nishira mu gashashi nkajyana inyuma y'igipangu nkagaruka kurya bya bindi byanjye avuga ati byibuze araza kuza shonje mbimuhe ku munsi wa kane araza ndabimukubita arabirya arambwira ati rero urabizi ntabwo ngende usubire kwa muzehe kuko ibintu yarankoreye yaragiye kunyica koko nanjye nagiye mu gitondo usanga nkanga gutya ku musego w'intebe icyuma cyahajombye abana mu rugo babyaracu barasara bati muzehe ibi nibiki wari ukoze umwana wari umwisha ibiki nibiki niyo mpamvu yahamutse arirukanka aragenda nuko arambwira ati sindi busubireyo kuko nisubirayo nukunyica nta kindi arambwira ngo harya inzira igiye Kigali ntuyibuka kumvuka ko giye bigeze kunyiba banza nayo Kigali arambwira ntuyibuka arambwira ati ndayibuka ati wengeza mu mujyi aho Jaguar ziparika ndahakwereka yego tuba turamanutse saa 10 z'ijoro tujya Kampala mu mujyi mbona imodoka zanditse Kigali Kampala ati nyingi twagiye nayo dutangira gutyo n'amaguru tuvibuka Kampala n'amaguru turaza ntabwo mwagiye muri Jaguar ntabwo twagiye muri Jaguar ahubwo twagiye dukurikira aho zagiye zinyura twabonye aho zizamye tuvuga ati iyi nzira nigenda i Kigali mureba imodoka zitambutse ni inzira ijya Kigali nuvuga yarambaje harya mwagenza amasaha ati na amasaha 10 kuko twari mu ishuri twatuzi mwavuye Kampala mugera i Kigali n'amaguru bitarimo kubeshya none ikintu kibabaje gera twasabye ikintu bita lift ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri dusaba lift umunsi wa gatatu dusaba lift
nta modoka n'imwe yigeze ihagarara ibyo ngina dutwaye. Tugeze mu kuranya ati rero uzi n'ikindi tutende n'amaguru bitewe n'icyo kintu mwahungaga. Bitewe n'ibyo n'ukuntu twatubaye mu by'ukuri kugera twumvaga dusa nko tubohotse. Turagenda ku munsi wa mbere turara mu nzira, umunsi wa kabiri turara mu nzira, umunsi wa gatatu twaraga nyine kwibaza n'utwebwe kurara hanze n'ingo twatusanze twibimenyereye. Ndibuka tugeze nko ku munsi wa gatatu twageze turara ku ibaraza, umuntu araza aradufata aratubwira ati se ko muri hano, turamubwira. Twageze mu nzira turavuga ati twageze mu zumaze iminsi 3 batanga mu rugo batanga itangazo ko twabuze ku maradiyo. None ko icyo gihe ari gahunda yo icyo gihe muri cyo gihugu arimo bakunda kwiba abana bakabaca imitwe. None ndatu turabimenya ko baritanze. Kwa kundi twanyuraga nko ku bantu bakavuga ngo bano si babana batanze itangazo, tumenya yuko batanze itangazo. Noneho turavuga ati umutwe tugiye kwiga twarabeshya ati twigaga ku kigo runaka, none batwirukanye twatuje hano dusanga mama ho yabaga bamwiru yarimutse, none baturangiye aho yabaga. Yego. Ubu rero mudufashe tutaragera aho yabaga. Twagendaga tubeshya mu nzira kugira ngo turebe ko twazagera. Mwamaze igihe kingana iki mu nzira? Je tureko twaramaze nk'ibyumweru 2 umuva Kampala mugira Kigali n'amaguru. Kuko byagezeho tukayoba, twageze turayoba, tuyoba inzira. Tukatuyoba inzira rimwe na rimwe ukasanga wafashe indi nzira itari kwa za modoka zibuze, ntabwo twari tuhazi. Ntabwo mwagize mu Rwanda amaguru yabyimbye gera ko ari birebire. Wavuze ko uwo munsi wenda aho ngo ndibuze kuhagera amaguru abyimba, wavuze ko uwo munsi uwo mugabo yagiye kuducumbikira tujyanye kwa mutekana tugejeje iwe abi ati mwabana mwe rero ntabwo nabacumbikira iwanjye, atujyana kuri polisi. Tugeze kuri polisi tujyana ninjoro, batugura mfite hafi nko myaka 10 ari muri 2003. Batugeraza muri polisi. Turaza muri polisi baturazanye n'abantu bakuru, badukuramo inkweto, batwambura ibyo twari dufite, turaraho ngo muri polisi. Ngo tugezemo abantu twasanzemo cyane ngubwira ngo abantu bakuru buryo ngiye mbabonamo ikibazo, baradukubita. Wavaga mano kuga ahanga huzuye amashyundu, bacyana we urashaka kwigira ikirara muri Uganda. Akaguhereza undi ugakubitwa ijoro ryose. Atwara noneho ibi nibyo. Ako twego twumvaga ibyo bari kudukubita nta kibazo ko twaba twarazimenyereye. None bana batubaza se mwabaye iki hano, nyine nuko akoshamwe abana muri birara muraturenza, bakagukubita ijoro ryose. Abandi bantu wasanze muri gereza bavuga ati ariko nyine nta kundi, bakatureka. Badufataga iryo joro tukirirwamo umunsi wose, tukararamo, bakaturekura mu gitondo, bakadukoresha statement nyine ukuntu bimeze, bamara akaturekura. Ntabwo baduhaga lift. Yego. Ati ngo ni mugende mugiye kuhagera. Tukagenda. Twagezeho Gerard tugera Masaka, kuko twageze Masaka turayoba, tugaruka Masaka. Bandi abantu bahazi, twageze ari ninjoro. Ndibuka hagera twageze, mukuru wanjye yarambwiye tujye kurara mu kiriya kizu. Ndamubwira toya katurara hano kwibaraza. Genda we ati je sinshobora kurara mu nzu yitongo, genda arara. Arambwira apisha genda agiye, aragenda. Agezeyo abajura baramwiba inkweto bazimukuramo. Bona peta garutse ari none asaba baje ati inkweto bazitwaye. Okay, kuva icyo gihe yajyaga yambara imoso nkambara indyo. Tukagenda muri kaburimbo. Bigera igihe amaguru arabyimba kubera kugenda cyane, arabyimba. Za nkweto nizongera kudukwira, zizirika nzambara ahangaha. By'ukuri twakandagiraga muri kaburimbo. Kaburimbo iyo izuba ryatse irashyuha, ukabona umuriro uraka, ukayikandagiramo, kuko twatinya kugenda kuri ka gahanda ko kuri kaburimbo ku ruhande akaba ari amabuye. Ugatinya no kugendera mu byatsi, ugatinya twenda nshaka ukandagirirwa cyangwa se inzoka ikandiramo, ukiyanje ukagendera muri kaburimbo hagati. Ibazo twakandagiye muri kaburimbo bigera igihe munsi y'ikirenge, hagera igihe hahinduka naho nka kaburimbo haba umukara. Kubyo iyo twajya nk'ahantu wenda nko koga nko ku mugezi, ya migezi biri ku mihanda ukarebamo, ukabona garahindutse umukara kuko rukandagira kuri Godoro buri munsi. Urugendo rwa Kampala kugera i Kigali n'amaguru, mugira amaguru yarabyimbye mutacyambana inkweto. Ntabwo uzashobora kwinjiramo, ntabwo byashoboka ko ntabwo byashoboka kwinjira. Muhunga za nkoni. Muhunga za nkoni. Mwaje kugera i Kigali se?
ni ukuvuga ahubwo iza kuba n'ubu ngubu tutarigeze tuhagera n'ubwo twaba tukigenda kuko ntabwo twigeze dukumbura inyuma yego nubwo twahuraga n'ibintu bimeze gutyo ko byaje kugeraho igihe twigira inama kujya tugenda nijoro twabona nda nk'akazuba gaciye bugufi nk'uku nguku gatangiye kurenga tukagenda n'undi bwa twaragenda Gerard twagezeho baba zino modoka zino zambukiranye intara yego baratumenya bajya tuyo bakadutera pese akadupepea cyane bakadusuhuza ariko nta numwe ashobora kuba yadutwara baduco nijoro bakadusuhuza baduce ku manywa bakadusuhuza ariko tukeze kubera iki icyo gihe nibyandi nyine uba ugomba gukora urwo rugendo rw'ubuzima vuga Imana itaragutabara kuvuga ugomba kubana nabyo kabisa yego twageze igihe twigira inama kujya tugenda nijoro tugatangira nk'aya masaha tugahaguruka tukagenda wagera uko bugenda bwira ukagira ngo wenda ujye ugera mu gasantere ugakomeza ugenda bikarangira winjiye mu ishyamba bukakwiriraho byagera nka saa 4 saa 5 ukigenda nijoro ukumva nk'ikintu igisimba giturutse nk'imbere kugira ngo umenye ko ari igisimba cy'inkazi ukajya ubona amaso yacyo kikunkumura kikagukanga ariko ugakomeza twagendaga gutya intambwe ku ntambwe nta kureba inyuma nta kureba ku ruhande ukiyaranja nyine ukagenda gutya ubona kikaguturuka inyuma kigashaka ku buryo bwose uva mu murongo ariko ugakomeza ukagenda imodoka ikazi kavuza ihoni kikava mu nzira kikiruka yego ariko ntibagutware kubw'amahirwe ukabona nk'agatara kari kwaka nko yirgirwa tuvuga ati ibyo byose hari y'umujyi yego ukagenda ukabivuga umugeze mu isantere ukaryama ugatera ingangi ibyo byose ko twagomba kuba twagera inanga kare ariko ikibazo cyabayeho twarayobaga mwamaze ibyumweru twarayobaga badufunga inshuro 4 twarayobaga kuri myaka bakadufata aho ngo bagiye ducumbikira iwabo bayateye abantu bana aho ngo baze kumburiraho cyangwa bazagere hiryo bavuge ko bagize ikibazo reka njye kubacumbikisha kuri polisi byanze kunze uru ni urugendo rukomeye cyane urugendo navuga ngo rutabaho n'ubuzima bukomeye cyane ari inkuru tujya twumva ahangaha rimwe na rimwe ukabona ibintu byabayeho hari n'umuntu ushaka kumva bino bintu byakubaye no kameme kuva Kampala kugera i Kigali n'amaguru Gerard twaraje ndibuka naje mfite kuko ngo muri urwo rwabagamwe ababyara bacu twabanaguriraga inkweto yego akakubita nk'igiceri twarabisevingaga naje mfite 1000 turyaho 600 sigaza 400 mvuga ati ningera i Kigali zarya ubugari n'indagara nari mbikumbuye ndibuka kugira ngo turye naho ngo mu muhanda tuza muri ibyo byumweru 2 bari tumaze muri minsi 3 mukuru wanjye yari yarabuze yaragiye ku isoko akajya twaza abantu imizigo bamuyibumbi bava afite 2,000 arambwira ati 2,000 bizatujyana tugeze i Kigali ariko twabiriye mu minsi 4 twatubimaze kugira ngo turye urabona twacaga no ku mirimo irimo ibigori irimo ibisheke irimo iki ariko bite no kuntu twatwara hahamuwe wabica uvuga ati ese ndamutse nkiriye bakamfata iwacu ko bajyaga bankubita kuri abo bankubita bingana gute ukajya cyo gusa nko utakibonye kandi ushonje ndibuka twaje kugereye tumenya ubwenge wabura hari ukuntu zino modoka zambukanye ntara ahantu bakunda nko guca bakagura nk'imineke bakagura ibigori bakagura brushette iyo bamaze kubirya bimwe basigaje hari ukuntu babizingaga mu ishashi bakabijugunya hanze gakomeza kubanukira mu modoka iyo twabigeragaho rero yabaga ari nk'ari byo byadutunze icyo gihe nibyo twaryaga bimwe ugasanga murarwana nabyo n'ibikona bimo mashaka gupfumura ishashi nawe ukarwana nacyo ukayambura yashashi ugasanga bibuze ikigori bakiriyeho agace basigaza kandi gace ukakirya ugasanga nka brushette bakariye basigaza akanyama k'inyuma ukakarya wabagugize imana twagendanaga ishashi yuzuyemo ibicupa waravoma ukavuga ngo wenda handi hantu ngiye kujya ntago ndi buhure n'umugezi ukashira muri yashashi ugakubita ibitugu ukagenda umwe n'ubuzima ukomeye cyane reka ubutaha ndabona amasaha yacu yatugendanye reka ubutaha tuzavuge ubuzima bwo kugera i Kigali
ese byaje kugenda gute, waje kubaho gute, waje guhura n'ababyeyi, waje guhura na mama, uyu munsi biba ubayeho gute byose. Wenda hari umuntu ufite amatsiko menshi cyane ushaka nimero de telefone, ushaka kuyitanga nta kibazo, nze no kwishyura nta kibazo, wayitubwiraho gatoya. Nimero yanjye ni 078 42 60 517. Yitwa Thomas Sankara. Wifuza kumuganiriza, wifuza kumubaza byinshi cyane ku byerekeye n'urwo rugendo rw'ubuzima ukuntu yabayeho, ushaka kumwandikira. Thomas, reka nkubwe nti komera cyane, komera by'umwihariko. Niba ari ahantu habi ni mu bwana, niba ahantu habiho gusenyukira ni mu bwana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, nubwo wowe ushaka kumva ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bidasanzwe, juste kwa kundi ushaka kwiyakira ukavuga ni ibisanzwe byambayeho, nabonye kuntu wabyoroheje, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Pole sana muvandi, pole sana. Ubwo ku muntu wifuza kuvugisha Thomas, umuhamagaye kuri nimero de telefone ndayishyira no hasi. Ku muntu wifuza kugira ngo muganire by'umwihariko mu buryo bwimbitse ku byerekeye n'ibyo bikomere wagiye uhura nabyo, byanze kunze byakugezeho ingaruka. Reka nkubwire ngo wakoze cyane kubana natwe no kutuganiza ku nkuru yawe. Mwakoze cyane.